ngo ntitwagiye muri aparitoma ku Gisozi ako kantu kavuzweho cyangwa ntikavuzwe none se uwo muntu mutazi mwasohokaga mukamwihisha ngo akabagwaho wafashe itike yakajya muri aparitoma ku Gisozi umugize imbobo gute Muyango yanze Kimenyi kuko Kimenyi ntiyari kubivamo uriya mukobwa ntabwo arya inyama zo mu mazi arya inyama zokeje n'agafi kokeje ese yo imwiyo nkuru wayikuye karya agafi kokeje Muyango rega turavugana baza Eric ko jatamamaga so rero bari abakobwa babagaye mu myitwarire yabo baravuga nk'ishege ngo ngabe Eric ngo yazaga twihomaho Mugisha David yazaga bihomaho ukavuga ko wagiye ku Gisozi kumureba we karashika ubwo arimbaga he agana Imana ijya kundema irandirimbo waririmbye we yabanje kubaza yabikoze nk'uko ibishaka uko yari yaragambiriye cya kabiri bari inshuti zo mu maraso n'ikimenyimenyi bazanye muri man nuko umuntu yapfuye nundi akaba afunze ariko ntabwo umuntu mwaba mwangana ku rwego numvishe babivugaho ngo muzane mu ndege ninjya ku kiriyo rwose wa kigabo wowe wakubise Mugisha akava hagonga ese ubundi kuki yagonze Eric kuki ataje ngo bagonge bose ntabwo uri umunyambirire wa mugani wa Eric salamareko kuko uvuga mwari muzi ko nzaherayo I am classic man icyambere bagaragaje Mugisha David yego nk'umuntu utari mu buzima bwabo yego bamuseye ku ruhande yego nk'umuntu w'igifura mushobora gutera stroke akahita gutuka akahita amanura ibitutu barangije bamwerekana nk'umuntu bagiye gusura muri aparitoma ku Gisozi sesengura ko ka ahantu nengera abantu bari kumwe n'uriya mwana nuko bari babiri bose bari badamaraye ariko twe twagiye ikintu gikomeye ndashaka ko ribikurikirana uriya muntu wakubise Mugisha ingumi bamukubise ingumi iyo abakobwa kandi nturebe umutipe yagukubise ingumi yamashyana ahita aseka ngo aranakwita ngo mwemeze arangije ajya mu modoka arabemeza erega na Yezu nubwo ari umwana w'Imana ibyo uvuze birakomeye nawe bamugeretseho ibyaha atigeze akora ageza nawe arinda kubimanikirwa disipiwonika kandi umize umushyiramo se ni indirimbo ariko ndikurire ni indirimbo aha ni aho kuko aravuga ngo twari tusohotse tugeze hanze barashwana gato mwabwiye undi ati witwara imodoka uramubwira kandi nzakwica ngo ngaho nyica sibyo kuri anazanye imodoka yego ngo ngaho nyica ngahita mugonga aragenda arongera asubira inyuma aramugonga umuntu ahubwo ushobora kugira ikibazo nawe ariko ashyirwa hihariye yego ni umwicanyi kirama usanzwe uri umwicanyi ugenda ugonga abantu mu mihanda ntibamenye wabishe ubagambanira bagiye none uyu nguyu urabitweretse bati ngewe mureke mbereke ikintu cyari kindi mu mutima ni iki ngiki najyaga nica rwihishwa nica bucece ariko ubu none reka mbereke kuko ndambiwe kuba njyenyine reka nice wajyaga wica bucece none inzozi mbi urazirose zirakuyobya zikujyana ku mwana w'abandi ujya kumwica muri Afurika woga ntabwo bamenyanye baziranye kuva kera ahubwo ngewe natunguwe n'imyitwarire bagize bakajya kuri za space aho gutabara harimo n'utwite man 17 koko ubwo 17 avutse 2 ariko ngiye mfite n'ikibazo kuko abantu bose bafungiye muri za gereza n'ahandi badasambanya ba 14 bose baba bagoye muri 17 kubera ikara kantu ka 17 kakozeho ndimbati akora amezi 6 y'ubuginga ariko abantu Eric yacishijemo amaso none reba kwa docteur abo bakobwa Eric yacishijemo amaso no bamufashaga gushaka abo bana cyangwa baryamanaga nawe yewe bose nabonye ari abana harimo gusa n'agatwite gafite 17 ako niko kazamugeza i Madrid ako niko kabi hanyuma rero kuri Kontake nanone yitwaye nabi ashinja polisi urumogi kuko yaravuze ngo polisi imaranye iminsi ne Kontake n'imfunguzo z'iwanjye nabwirwa n'iki wazanye urwo rumogi ko aribo bari bafite urufunguzo cyo gihe ubushinja polisi ko ishobora kuba ari yazanye ubushinja ngo kandi ngo baranambwiye ngo tugende ntaza aho tugiye ngo sanga urumogi ku meza ahubwo ikibazo uriye nde iyo bafashwe rero baravuga ati ngewe ndi mukuru twarabikoze ariko twabyumvikanyeho
muramfungira iki muramufungira iki nyine urumva iyo bafashwe nabo barafunga ubundi toxique niba imushinja ko yamugonza bishaka ariko abaza niba yaravuye muri Kigali University azi ko ari buhure n'umupolisi yaje nyine polisi n'urwego rw'abanyamategeko kuvuga ko yabigambiriye ahubwo amahirwe yagize nuko agihumeka umwuka w'abazima yarafatiwe ahantu hari ikivu n'ibiyaga saa moya z'ijoro yiruke nabwiye abanyarwanda ko polisi itarasa hejuru saba cungagereza yamugonze by'impanuka ntabwo yari yabigambiriye amahirwe aratagatifuza yego nuko polisi yamufatiye ku kibuye saa moya z'ijoro iyo polisi iza kubirasa tekereza ngo uhaye diru y'ahantu wakura imodoka yo kugura cyangwa yo gukodesha kandi y'aba VIP. Aha ni muri Rugwiro Motors, twebwe tugurisha ndetse tukanakodesha imodoka. Ufite ubukwe, inama ndetse n'izindi eventi zikeneramo imodoka zo kugendamo, nibyo Rugwiro Motors arahari. Wari uzi ko ufite kubukinga mbere cyangwa se ku munsi w'ibirori. Ngwino tuguhe imodoka ugendamo wisanzuye kandi ziri comfortable, kuko uko mwaba muri kose muyigendamo kandi mwayisetinze uko mubishaka, ku muziki mwiza uryoheye amatwi ndetse na big screen imwe imbere. Nimwinjire muri Rugwiro Motors. Umuranga mukuru ni nimero, hamagara kuri 0782474773. Ni hano twicaye kwa Nkundineza Jean Paul TV ndetse na JB Rwanda. Nkundine wambaye neza nibyo mpereyeho. Urakoze cyane. Urasa neza pe. Ariko ibi nari mbifite na mbere. Ntago mvuze ko ari bishye nyine. Agishya kirimo. Oya ntuko. Aya maze iminsi nambikwa n'abantu ku giti cyabo. Urabizi ko urabazi ko yananyambekira ubuntu. Nawe ndamwishyura. Uramwishyura? Gusa nkuriraho nka vene. Ukuro nka vene. Shati ya 80 ari ugaca nka suwane. Yego. Man, uriya mugabo araheta. Yabambwiye ko amashati ngo ya made in Rwanda agura vene. Yego. Mbere niko bavugaga. Aha, ubu rero ari ya vene aba muri za made in Rwanda. Wayahemba abakozi badoze. Sina ry'Imana. Ariko rega na afite brand ikomeye. Manerique. Bura brand ni ikintu gikomeye rega. Brand. Brand we nicyo kintu cya mbere nyine kinahenze ku isi. Uze kosa nabonye abakire bo mu Rwanda bagira. Harubwo abana brand bakayicerensa. Namenye vuba ko Volcano yagurishijwe. Yaragurishijwe? Yayigurishije Virunga. Uwitwa Bonaventure. Nizeyimana Olivier Bossi nta kiri nyiri Volcano. Ha kiri nyiri Volcano. Nicyo gituma nabonye inkuru ejo kuri televiziyo yanyu se ko habaye ibibazo batari kwishyura abakozi. Ariko bariya n'abakarasi man. Ari Jose ramuza mudamu w'inzu muri Volcano. Hari umuntu muzima wabonye urimo. Ntabwo Volcano ni izina. Yego. Uvuze amajyepfo umva Volcano. Oya yo ninde company ifite ibara rya ifite ikindi kintu tutamenye uko kiteye ariko na Virunga ni company remereye urumva ntabwo ari ntoya mu buryo bw'imikorere n'imikoreshereze na management yayo ahubwo Olivier yagize ibibazo bitamenyekanye nzagerageza kuvunyisha mu gikari mubaze rero manike ikibazo yagize kuko Olivier si umuntu wo kugurisha Volcano nanjye numbira ntongo yahubwo yayigurishije Virunga cyangwa yaravuze ati byayo nabonye marahagije kandi arakantu yagize kakabazo ese ntawuse ko Olivier ari we wa presentaga Hyundai mu Rwanda yego Hyundai afite ni garage menya ari ryari ntabwo bize Nizeyimana Olivier ni boss cyane ibyaba byarabayeho byose ni amashyari n'amafitina afite igiceri aherere ku mugabane w'Uburayi ni hari yamaze gushwekura mu gihekane cyitwa shwe kigishwaga kera mu wa gatatu ngo yashwekuye sana ha na wa hanyuma Eric nawe ngo yize ngo ikintu cyaba ngo kanaga ni kwe ikanaga ni kwe ari umuntu wambwiye ngo nkoresheje umukameramani w'igifura ntitwamarana kabiri yahita agenda kubera ubundi mudekriva ukuri umukameramani wawe wari uwanjye nahita mwita Rick Rose ariko ameze neza nampa amakuru y'iminsi rero MP n'ubwa mbere uje beze n'ubwa mbere ariko wowe ntiwanyakijeho umuriro oya ntabwo dutera umwaka ariko turi ubwoko bw'Imana ntabwo nigeze natsa umuriro kuko ndi no mu bantu baje mu rugo gusura madamu kigenda nk'ubu Rwema ari gukora imyaka yuko yamvuze seriye urabigishwa re wigeze wumva muvugaho mwitsaho utera umwaka ntabwo ntera umwaka nta muntu ujya ukora iyo dukozeho ni nko gukora mu ijisho ry'Imana niko bibiri ivuga irakwihorera ariko ikaza kugutokoza none se nk'ubu Rwema ari gukora imyaka 2 n'igice nawe yakoze 5 buriya yahume urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhumekesheje isigane ku myaka 5 ngewe mvuze ku bya Rwema
ariko Rwema ni umusesenguzi Oya. ni perezida w'imihanda reka w'abasesenguzi. twivugire ibimufunze. Yego. Rwema yafunzwe n'icyaha cyitwa ubwambuzi bushukana, atabwa muri yombi, yatawe muri yombi mu kwa munani Yego. 2024. Akurikiranwaho ibintu by'ubwesikoro. Harimo bwesikoro. Muri gereza harimo abantu 3 bari bafungiye kuri kese bo bamaze igihe. Nkuranga yararekuwe, hari n'undi uba mu hantu hitwa mu Byiringiro, urumva. Ariko se mbwira ko ari uko ibintu bicika ntimubibone, kubonana na Rwema byari miliyoni. Yarabivugaga consultation. Okay, ibyo bintu babyumvishaho cyangwa ibyo ndabizi. None se ubu uri mu gihugu cyane ku buryo ubwira abantu wize ukitereka kuri kamera ngo kubonana nanjye ni miliyoni. Ariko ushobora kuri umu expert nkakubwira ati Jean Paul niduhura ndahita nkwereka uburyo utangira guhemba miliyoni 3 ku kwezi. Yewe fite salon de coiffure. Yego. Ushobora kumbwira uti mpa training nige kogosha no gusuka. Nkaguca miliyoni. Ni ibintu bifatika. Ibyo birumvikana. Kuganira na Rwema ngo akwigisha uko watera imbere. IQ mu bwenge. Ntacyo aguhaye. Namenye ko mu mafilime ngo buriya ngo bano bana bakina ngo abanza gukora ngo imyimenyerezo ngo barabyishyura. Yego, hari ababyishyura. Omwe nawe yabikwigisha kugira ngo umukiriya mwiza ukamwishyura. Ariko yewe nk'ubu ushobora kuza kumbwira ngo nyigisha, ngo mbwira ngo ukuntu ngo ntazajya nkora inkuru y'ubucamanza. Nkaguca miliyoni. Cyaba ari ikimene. Mbese se waba uri kumwigisha gukora inkuru y'ubucamanza wagize amahirwe uba uri mu rukiko. Yego. Kwitereka kuri kamera kwa Pizzo ukavuga ugashyiramo agace gatoya Big yenda avuze ibyabaye ugahita usesengura ako kantu. Urubanza rumara umunsi wose man. Urubanza rumara umunsi wose urakata akantu ukitereka kuri kamera ya Kasiye. Ukavuga jya mu rukiko urwumve baguhutaze uvuga ukuntu inkuru igora. Inkuru iragora buriya mu rukiko no hantu ujya umusatsi ukakuvaho. Harya Rwema yagusanze? Rwema yasanze afite isoni nyinshi. Nizere ko yahise kubwira ati oya yatinze uri ararwaye diabetes ntabwo namusonga. Niyo mpamvu ntajya murasa. Arwaye diabetes ararwaye. Icya kabiri ntabwo umuntu wafunzwe ari umwanya mwiza wo kumwikina hejuru nk'ipusi yo irimo imbeba yapfuye ukuntu yikaraga gutya. Yebo dari ibintu gasuko yambwiye ko uzi ko itegeko rivuga ry'itangazamakuru. Umunyamakuru watawe muri yombi cyaha yaba yakoze cyose dutegetswe kumudefanda. Kuko sometimes uriya mugabo azaca mu butungane arekurwe navayo afite umuzindaro. Nese giye kugusubirizaho. Giye kurwa nk'urugero. Urabizi ko Jihad yakururiwe kuri iyi mihanda bikomoka kuri abakobwa byavuzwe ko bakase imyanya y'ibanga. Yego ubundi nibwo yatangiye kuza. Hari akantu yari afite ku mudamu wagiye mu Bubiligi bajyaga bakorana ibintu biri aho ariko bidafite target. Yego. Tekereza Jihad niba hari abantu yatemera agahita akabafunzwe ko bamworoheye. Ntabwo bamworohera. Kejo ni kariya kantu k'amashusho yatumye ba Jihad bafungwa yajyaga kagira ibintu ukabona ibintu biri hanze ariko sinakereza ko uyu munsi yakongera kugira iyo mikino. Nabibonye afungwa harimo abantu bari babyishimiye. Harimo bamwe babyishimiye kuko ndumva umuntu wahise ukora ikiganiro ntanakekaga wenda ariko ntabwo yamutemera agahitaka cyane yari gisa cy'inganzo. Avuga ko nawe yigeze kubimukorera. Oya reka nkubwire 2023 njyara yama ijwi Kejo nisi nawe wari uyarimo nubwo Ribu yabihaye umurongo ariko ni Kejo. Nicyo ashaka kubwira kuzamukira mu byago by'undi ni ariko nabyo ni ikibazo. Ibintu bishobora kugusenyera ubuzima bwawe bwose. None se ko mukuru we yafunzwe gakuru ntitwamutabarije miliyoni 6 zari zamufunze akazibona nubwo agifora ubizi ko yafunguwe se uheruka bavuga ko afunze. Mperuka bavuga ko wahoze ari umunyamakuru wa TV1. Yego. Twamukoreye ubuvugizi bari abantu uyu munsi sheke umuntu ugera amageragere kubara sheke barimo n'ububwa. Ribu iragufata igahita hamagara wa wundi wahaye sheke wamwishyura. Ngewe ni inkwaka miliyoni nkubwira ko ufite ikibazo natanze sheke hari ubwo uzagira ngo ni ikimene. Ariko Ribu nifunga bya bintu uzabona biri seriye ayo ufite uzayamuzana. Icyo cyabaye rero update Muzehe Gakuru yarafunguwe akaba ari mukuru wa Kejo. Kejo ni turiya tuntu tw'amashusho birebere kure nk'ubambwe kubera yuko ntabwo azabona amahirwe keshi. Wowe nawe mwarahuye mukagira uburyo mu dukemura. Oya no nawe hoye
ni nk'uko ntahura na Claude nyine hari umuntu nyine uvuga ariko rero nawe hari umuntu uvuga utuyu ibyo avuze biraho yego none se kwiyo ukoze amakosa ca mu gikare nkayakubwira yego icyo cyo urakigira bahora badukebura icyo cyo none se kuki urakigira kamarade ntamureze ufite ubushobozi bwo kumurega ariko wari warakaye kamarade Yezu arampamagara arambwira ati oya ninjye wahamagaye kamarade naye ngiye kuvuga ngo arampamagara arambwira ati bro Jean Paul yarakaye nutagira uko ubigenza ni Jean Paul ntagakomeza ibintu wamwandikira message ukamubwira ati wenda sorry wakora iki ariko ninkurega nabwo singaruka yego ndavuga ati rero sinzi niba yarabikoze ariko igihe twavuganye yarafite mako icyo shatse kukubwira iyo uza n'imikino ku buzima bw'umuntu niyo mpamvu ni gake kuva nkoze itangazamakuru n'ubwa mbere nakoze ikiganiro nataka umususpect kuri toxic nyine narebye imyitwarire ndeba ukuntu yadusuzuguye twese yagize ubundi dore ikintu nka toxic yari gukora yagize amahirwe twemererwa kumufotora n'amashusho nanamuhaye chere namubwiye bite toxic Paul Sad yabana tipa yitareba hasi afata ikirego aregwa cy'ubushinjacyaha kipfukamo ugize amahirwe polisi iravuga ko wabaye Nyabingi ukagonga umupolisi wabo ukiruka ugafatirwa ikarongi hituvuga uti abajyama mubwira abasaza nukuri bashyiremo imiyaga ni impanuka nagize nta bugome amahirwe yabonye ntiyayakoresheje kandi azayakenera nk'ubu ngubu asabye yenda mu buryo bwo kumutagatifuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ibintu yahererwa fagitire akishyura ntabwo niba uporofise wakoze amahajabu gorora akagira n'ishaba none ikintu cyanshimishe ngewe ni uburyo nagiye kubona umuvugizi wa polisi aravuze ngo yamugonze by'impanuka ntabwo yari yabigambiriye yagize amahirwe aratagatifuza yego nuko polisi yamufatiye ku kibuye saa moya z'ijoro iyo polisi iza kubirasa ntibari kumurasa cyane ntiyari kurwanya inzego z'umutekano karako ese ukiri aho ngaho yaburanye ate toxic man wavuze ko atanywa ka yavuze ko ngo yagiye kubona tabirira mu rugo atazi naho ko ryahageze ako kantu kifunguza ntabwo reka twagaruke mbere ko tukavuga ni toxic watorotse saa 11 z'urukerera afata umwanya wo kuruhukanywa n'amazi arabinyara uzi ko buriya wanyweye amazi ukanywa ibiki ukabinyara ukaryama ukaruhuka nyine igipimo we n'ubwo bo umuntu agera buri kanya ufite ubwo ari ushaka no kunyara byazaba utashye saa 8 z'ijoro mu gitondo saa 2 umupolisi agufasha utekereza ko yasanga wanyweye yes wagiye muri douche wa refreshinze nicyo kikwereka ko mu rukiko hakora ibimenyetso hatakorera ngo Bigimana aranywa nyine umwavoka wa defanda ashara avuga ati no modije uvanga imiziki kuba yaranywaga amazi ari mu kabari ka Kigali Universe bivuze ko yari yanywe kandi polisi ifite amashusho ari kunywa udushoti so wa mugane ubwo muri Kigali Universe ntabwo harimo kamera imwe se hanyuma rero kuri kontaki kontaki nanone yitwaye nabi ashinja polisi urumogi kuko yaravuze ngo polisi imaranye iminsi ine kontaki n'imfunguzo z'iwanjye nabwirwa n'icyo wazanye urwo rumogi ko aribo bari bafite urufunguzo icyo gihe ubushinje polisi ko ishobora kuba ari yazanye ubushinja ngo kandi ngo baranambwiye ngo tugende ntazi aho tugiye ngo sanga urumogi ku meza ngo gusa ngo iwanjye hagenda abantu benshi arongera arivuguruza nta kandi numva ibintu bikomeye kuri toxic rwose ibintu birakomeye ariko ya nta cyaha cyo ishaba yagize njyewe icyo navuye yishaba nuko polisi yavuze ngo ntabwo wabikoze ku bushake bose ko kiza rero utahakinze se kandi kagumemo bavuye kwihorera nta nubwo ari uriya gusa umuntu uje hano arabwo yibagirwa gake agasiga atahakinze njye numvishe yagize ni ko polisi nyine yavuze ngo ntabwo wabikoze ku bushake ubundi toxic niba imushinja ko amugonza bishaka ariko abaza niba yaravuye muri Kigali Universe azi ko ari buhure n'umupolisi yaje nyine polisi n'urwego rw'abanyamategeko kuvuga ko yabigambiriye ahubwo amahirwe yagize nuko agihumeka umwuka w'abazima yarafatiwe ahantu hari ikivu n'ibiyaga saa moya z'ijoro ntiyiruke nabwiye abanyarwanda ko polisi itarasa hejuru usaba abacungagereza polisi iyo yirwanyije irakubomora kandi muri uku kwezi muri uyu mwaka mu kwezi kwa 12 yaranabarashe ariko bayirwanyije wa wundi wishe umugore yewe umwe wice umugore ndumva wa umusarasi Masaka niba ntibeshye bamurasiye Rwamagana wa mukobwa wari ufite akabari wari ufite akabari yavuyemo ngo n'umuhoro yavuyemo n'umuhoro ngo yari yakodesheje akaroje harundi BTN yavuze
ngo washikuje umuntu ishakoshi ajya mu nzu yanga gusohoka. yego Rero polisi ntirasa hejuru. Gusa nta nubwo ikubwira ngo hagarara, oya. Akenshi ibikora yitabara. Ahubwo abantu bashaka kwigigira nka yaka bakagira ngo ntabwo irasa, amasasu arimo ararasa. yararasa cyane. Aha. So twigendere rero. Iyo Jean Paul, introduction. introduction twinjiye mu kiganiro. Aho niho ntigi. Jean Paul, navuga ko ari wowe wenyine watendinze urubanza n'ubwo rwabereye mu muhezo rwa Dr Benjamin. Tugiye kuva imuzi n'umuzingo. Jean Paul urubanza Manirakiza Benjamin warugezemo. Nabonye amashusho wafatiye hanze bamwe mu miryango y'abana babo yangije. Jean Paul urubanza rwari rumeze gute? Yahagejejwe ryari? Ese yireguye ati? Manirakiza Benjamin, umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda, umuhanga ufite PhD yabonye muri 2023. Natunguye n'amashumi. Ngababwira. Ntarajya kure. Nta nubwo ari amakuru y'abamotari. Nubwo Eric harimo abamubengutse. Niyo nareba abantu babenguka Eric. Baragukunze. Harimo na mama wabo abihumugisha. Atabona ruha rusaza yo ruhura byiburiye abana banjye bahura n'uyu mwana. Bakubwira bari abana batatu barimo witwa Hamida, Mucyo Vanessa na Fidera. Byibura nakubwire abadekrive avuga uko bameze. Bameze gute ri? Muhe mikoro. Kubera iki se? Ni ibyuki nyine. Hakuna kitu. Nonashe. Mu Giswahili nibyo bavuga ngo hakuna kitu. Cyambere. Ubundi icyuki kidafite nyashi. Ni ikibazo kuba tangiye kubaga bavu. Ubwo ibindi bire. Okay. Wumvisha gahongana. Numve. None Muyango se icyuki. Nta hosting. Afite nyashi Muyango. Muyango Claudine. Joshua arazifite. None se Joshua yaramwumvisha. Twagira ngo Joshua ni kimenye. Bano ko yazibonye. No kimenye ni n'umwana wa Kicukiro hariya kuri Eto, ngewe nakuriye mu Kagarama. Nyine reka tubanze tujye kwa Benjamin. Nyine urumva zaza kumugarukaho. Ari kuburana urubanza rw'ububwa. Guterera. Akamana. Docteur. Ariko abantu Eric yacishijemo amaso. None reba kwa Docteur. Abo bakobwa Eric yacishijemo amaso. No bamufashaga gushaka abo bana cyangwa babaryamanaga nawe. Yewe bose nabonye ari abana. Harimo gusa n'agatwite gafite 17. Ako niko kazamugeza i Madrid. Ako niko kabi. Manirakiza Benjamin yemera ko yabanyunye agahakana wa 17 kuko anatwite. Abandi bose arabemera. Bo bafite ngahe? Ni bakuru. Ahubwo ibitaravuzwe, ibitaramenyekanye. Na Bibiliya iravuga ngo hari ibitari muri iki gitabo cy'amategeko. Hafashwe abakobwa 16. Haba umukwabo. Abo 16 bose bikekwa ko se bose yabanyuzeho. Nyine urumva yabakora iperereza. Harafatwa. Iyo bafashwe rero baravuga ati ngewe ndi mukuru. Twarabikoze ariko twabyumvikanyeho. Muramfungira iki muramufungira iki. Nyine urumva yabafashwe bana barafunga. Kiriya gihugu rero ni isi igihugu cy'amajyepfo. Yesu yaranditse ngo utarabikora amutere boye. Ahubwo ikibazo uriye ndi. Ariko Mesa ameze neza nyine iyo umurebye wowe ndawabashe kumubona ameze neza. Egare barafinda. Ararwaye. Docteur abonye PhD ejo bundi arwarate. None se Karasira ko yavuze ko amaranye uburwayi Aimable imyaka irenga 20. No murwayi bigaragara. Ifoto ye wabonye. Yego. Yagiye ku mihanda ivuye muri RIB ya foto. Iriya foto bayigufata uri mu biro by'umugenzacyaha. Yego. Babonye ameze ati. Abonye ari umuntu uri normal mu buryo nabonye nyine ari umugabo uhagaze rwose. Nibisatsi n'ibyano. Nibisatsi n'ibyano. Yambaye ikipantaro cya gisirikare gifite tash. Nyine no mugabo nabonye ameze nk'umurwayi. Nabonye batinda ku myaka 41 ntabwo ikibazo ari imyaka kuko ngewe ndayirengeje. Mfite 43. Ntabwo ikibazo ari imyaka ndi mukuru ngewe. Ndi imyaka nanubwo ikwiye no kuri. Ndabura imyaka 7 ngo ninjire muri yubire.
Shatse nanayiserebura. Shatse nanayiserebura. So Jean Paul wese abo bakobwa bandi bari kumwe nawe bo bafunganywe nawe bo bari gushinjwa iki nuko wenda baryamanaga nawe Rebo yaberekanye nk'abakomisiyoneri mu bikorwa yakoraga yego ariko atinya umutipe warongoraga umukobwa akamubwira ngo yabana bugendo shakire ngo kandi gafite ngo tubere duhagaze tw'imitemere ari seri asutwo tubere dukoreshaga iki n'uburwayi nyine ngejo nagiye kwa muganga mpamara umunsi wose abaganga bambwiye ko iriya ndwara ibaho ese none se mumvisha umuntu yafashe ihene kayifata ku ngufu ikanababara hari n'izipfa tekereza ko umuntu aba ari muzima ntabwo ari muzima inkuriya rero ni nko mu dogiteri ukurikije uko yaburanye nta garurira agomba kumanuka imagere mu mabazwa ye rero yemera igice kandi iyo wemera igice akenshi uba ushyize urukiko muri dayirema uramanuka da ukazabivuga neza mu mizi igice yemera ni ikihe yemera ko yasambanye na bamwe agahakana wa 17 kandi ari we unatwite harimo n'utwite mani 17 koko ubwo 17 avutse bibiri n'iki ariko agiye afite n'ikibazo kuko abantu bose bafungiye muri za gereza n'ahandi badasambanye ba 14 bose baba bagoye muri 17 kubera kariya kantu ka 17 kakozeho Ndimbati akora amezi 6 y'ubuginga kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa 9 Ndimbati abantu batekereza ko yarekuwe kubera ko ari Ndimbati ariko yarekuwe kubera ingingo z'amategeko 17 igigo Fredawus yavugaga ko bacakiranye yego ku itariki 31 yego kandi itariki ya mbere bugire 18 Ndimbati akavuga ko we babonanye ku ya mbere n'ikimenyimenyi ndangamuntu ya Fredawus yego irimi ya mbere z'ukwa mbere kandi ya mbere z'ukwa mbere agwa muri 18 ahita agwa 18 Ndimbati iyo akora amakosa ari guhakana bari abana kandi iriya mitwe ni ya Ndimbati biragaragara nta nubwo yanabitekereza gusa ko byanoroshye bagiye Butare gushaka mu irangamimerere basanga Fredawus arimo ya mbere z'ukwa mbere koko uri umucamanza umuntu yasambanye kuri 31 yego wafunga umuntu kwera iya mbere koko wenda bana bikoze Fredawus ko yavugaga ati ngewe abantu bose bafite iya mbere z'ukwa mbere singe gusange navutse kuri 31 murambwira iki ibyo ariko nta hantu yabijustify ahari Ndimbati akavuga atahubwo mu ndekure nite ku bana n'abanjye bari kubaho nabi baramurekura ahubwo ikibazo Ndimba ya gahunda y'abana barayikomeje hana ariko Fredawus yarabatwaye Fredawus nahe abana natanga abana Ndimbati kuko Fredawus yaranashatse yaragiye niwe Mozambique niwe yaragarutse byaranzanye kabuga asigaye yarazanye ibintu byo guteka ajya nyohereza utuvideo tw'amandazi n'ibiryo yasheza YouTube yo guteka muhumuriza wamukijije agahinda kandembe ariko hari undi mugabo bari barashakanye nyine hari umuntu wamuhumurije yewe ndi mu bantu bakoresheje ikiganiro Gloria ndi hari yitwa Gloria Isimbi Gloria ariko ku munsi na n'uyu munsi nakwa nimero ze n'abantu barenga 5 mu buryo buhoraho n'abagabo bivuze ngo Isimbi Gloria yego nyine yakoze televiziyo irimo ubusazi n'ubuginga noneho ngewe ndeberamo ubwo busazi bukuramo ubusazi mugira Gloria asa neza akeye mu televiziyo ariko kuva icyo gihe iya nyuma nayihaye umunyakenya babashaka kumufasha nyine kugira ngo abashe gutera imbere bamuhumurize rero hari abafashe kari agahinda ariko yarafite agahinda kumvikana ka Gloria cyangwa ka Fredawus ka Gloria ntabyo nzi niba kumvikana kuko n'umugabo afite agahinda kiriya foto y'uriya mu Tanzania kadakira asiko nta kintu yamumariraga kugira ngo bigende gute ntabyo nzi niyo nakubwira gukunda abantu bafatirana abantu bagahumuriza rero uriya muntu yagiye guhumuriza Fredawus kandi Fredawus nawe Ndimbati rero twari turi kumwe ambwira ati Jean Paul nawe umbwire niba hari ahantu ubizi vuba hari ahantu wari wabona Sabe yafashe imodoka ye akajya ahantu hari aho akajya gukora ikiganiro kiriya gihe hari ahantu wari wigeze ubibona n'ubu ngubu menya ntaho ko yifitiye impano y'abagore baza kurira n'abakobwa akenshi akorera nyine kuri hoteli aho akorera ntabwo ajya apfa kuhava biragoye uza ahandi ubugome buri yagisohoye ku itariki 8 z'ukwa gatatu ndabyibuka byari umunsi mukuru w'abagore ku munsi w'abagore urwanya ihohotera yego perezida akavuga ati nushaka gukubita umugore wagiye ushaka umusore mu nganya imbaraga mukajya kurwana ngiye nta kubeshya kiriya kiganiro nakibonye dore ngo Joshua nawe ndi kumwe n'undi Joshua narakibonye mpita mvuga ati kwisha manene
kuza ndimbati birarangiye yego nkikibona nese mvuga ati kwisha Honest, maneno umukobwa aravuga ko- nahise nanamwandikira ndamubwira ati bro wihangane gutyo ndimbati nubwo kuri kamera agaragaza ko yababariye Sabe. biriya ni kwa kwiyoroshya n'ubuze uko agira ubuze uko agira agwa neza urakoze ariko ndimbati afite igikomere cya Sabe. Ejo bundi twahuriye mu rubanza yaje muri gahunda ze ku rukiko, burya umuntu iyo yafunzwe ahora mu nkiko. Tubonye dogiteri arambwira ati rega kiriya gihugu ntabwo kizi, kiriya gihugu ni danje cyane danje. Nibwo yahise avuga ati njyewe nafungishijwe na Sabe, ntabwo nafungishijwe na Firdausi. Kuko Sabe uko umuzi wari wamubona yateye intambwe ye, none uza ahantu Firdausi yabaga ku Gitega ahantu muri Gobyori. Hari n'akantu abonye yazanye ahorana $2 n'umuvandimwe kandi aranayafite kuko akurikirwa, niba nanjye nyabona make abona nk'akadolari 100, Sabe ufite ukurikirwa na miliyoni abona ngahe ubwo afatiyaho ahorana $2 afite ukuntu aguha akadolari uri nk'umwana w'umukobwa ukavuga n'akari murori. Niba hariya hatabamo ibyaha simbizi akonyega ko yewe ko nabagize ikibazo yagarutse. Bibiliya iravuga ngo ibyo mugira byose bimwe n'Imana cyane. Urazana amadolari 100 umuntu akavuga kari murori ukabona amadolari 1000, ariko ubwo we aramenya ko umungu biriya bizitwa icuruzwa ry'iki. Hari abagore baje bateye basigaye bajya kuri arya yitwa nde kwa Mbabazi na kwa Basabe naho bakajya kurira bavuga ibyo mu ngo zabo rimwe na rimwe ari na plaka. Ese ntago ari nka ruhura umutima iriya ntago ruhura umutima kuri kamera. Urabona hano turi kuruhura umutima. Ariko Jean Paul hari uburyo bajya bakubwira ngo iyo ufite ikibazo ukakiganiriza umuntu, kandi nanjye ari igihe ngiye mfite ikibazo ngewe kindemereye kagira umuntu tuganira numva umutima wanjye urivuga muganga wenda nabo ni ba muganga. Niba ari umuganga bigahura n'akadolari 100 guteze agatiki. Ufashe ubwanya wo kurikira ibintu bya Gloria. Yego Gloria Isimbi naramuko cyane. Iyo nkuru nahise nyikurikira kuko iyo nkuru nabonye arakamara amazi. Rebo yamutumyeho umugabo yamureze. Bamubwira bati hano hose wakoze ibiganiro genda babisebe hose, genda ushaka ikiganiro wakoze kwa Nkunde neza Jean Paul kiba ari cyo kivaho ibindi ubabarirwa. Why? Simbizi. Nicyo kiganiro kirimo penalty. Ese bore cyane agupirikana amageragero urebye nabi. Ariko nkeka Isimbi mwamukoreye ubuvugizi ejo muri nabonye urukiko rwaragiye mu nyine yarafite urubanza 2027 dufite ukuntu tubivuga tugashyiramo n'ingingo z'amategeko. Nyine ibindi bifata nk'ibyabakirahinda aryo bamuhungu urugendo bitwa ndenuzo. Umwe wambajije ngo muri gereza hameze gute nepo nyene ariko nese yakubajije neza se nyine yagiye yose hajya kumara iki nazaza avuga uko hameze. Kandi nese ariko umuntu kureba match ni wambaza ngo muri stade ari hameze saa 11 n'igice ari mu kabande kuko nta bushobozi afite bwo kwinjira. Ishoro zose nagiye kureba umuntu ufunguye uzwi mageragere ninjazaga we ndabizi ko winjiraga byo uhamagara umuvugizi w'amagereza ukabwira uti nitwa runaka nkorera aha ndashaka kujya kureba Jean Paul aratashye bikore niba wiyamini. None wowe uhagaze mu bishokoro urabuze ngo turashimira RSS barimo kubavudukana murashimira RSS n'uwo muje gukamera ciye mu bishokoro. Ariko nyine ni inkuru yaje kuri tenyene icyo gihe urakora akantu k'agapiyara kugira ngo uzajyeyo bakwemerere gute utabyemerewe bagufashe nk'inzererezi wogira ngo se abage kora inkuru yakuzanye ureke gushimira urwego rutaguha iyo serivisi. Ese wowe ngiye kuguha urugero. Uje gufata umuntu uvuye muri polisi Kacyiru, ifoto ya mbere yimufotoreye ku Kinama. Urashimira polisi yako yagufashije kugera ku muntu uvuye muri polisi gute se umufotoreye ku Kinama. None se kuba wasohotse no rero biriya baza umuntu muri kuri nk'ubu Eric ntafite ubushobozi bwo kumbaza kubera iki ntabyaze kandi mukanya yirwayeho none se Eric na Mike n'indumbaza. Mike se umunyamakuru cyane komeye turanaguruka cyane tukagenda tugakatakata. Nk'ubu navuga Uwera Jean Maurice muvuga nk'umuzi ajye muri profile ye arebare. Mike ariko no dukorana tukavuga nko ku kintu agahita ajya kuri Twitter y'abamuntu. Ninde waruze ko se Murangira yize mu Buhinde Dr Murangira umuvugizi wa leta uburyo budekriva ukinjiramo koko ya bintu iyo CV ye iri mu ruzungu
ubu Korode azajya kuba kuri seve ya Murangira. ase Korode ubite byawe ubundi byawe na Korode Oya rega niwe ejo bundi bakoze ibintu 10 hari akosha cyakora aranacururiza abantu bakoze amabari 10 yakoze bakora ikiganiro ndayibona ahantu hose bagiye yitapaguraza ni naho nakuboneye bedo ntabwo narinze ko nari muhari kimaze kugira 12,000 mu masaha 6 aho Korode no muhanga ntabwo mbese gusa ni ikihe ye muri telefone yanjye yanditsemo Korode Batsinda kuko mumenye yabaga batsinda yabaga batsinda cyane muri bya bibazo ya yari afite ako niba ari inkuru uzi ko umudamu we ni umuganga umugore w'imfura ntarabona ku isi ariko gusa yihangane nyine ibyaye ikibazo ese kiboze tegute kano se kiboze gute kano kanya ni umugana ariko mvuze nanjye nyine nuka ariko ni umugana uri gucira kuri Korode asundi Jean Paul reka nkubaze Korode umufitanye icyo kibazo ku buryo none se Korode yarakubwiye ngo yanagukubita sibyo yaravuze ngo iyo tutaba turi ku rukiko yari kugusekura none se yewe hano nta kintu kirimo ahubwo Korode ni igisore ni igikiga nicyo ku mayaga iyo hakurya ni umunyamayaga oya ako se ku buryo yankubita nk'agahinja oya ntabwo bibaho yivuze gukubita none se wari wabona gukubita ni nka kuko gukubita umwana barabona umubawuso bakubise aza yiruka ugahega amagata agasekura umusozi kigacaho nyine ko se twiyoroshya bakarateka batwigisha kubaha use buriya ntabwo nubaga ibyoroshye nta muhanzi Nikete Bashabe w'umukarateka ni umukarateka Nikete wabimukekera se aravuga ati sunkubitutu urabizi ko yahondaga ubushaje umvuye nawe ugira kandi noneho setira afite kuko uzi ko anayifite ntiwavuga ngo ugiye kumwishyura oya ntabwo bibaho so Shadi Bugusi twa dusore tuza twanyweye tuvuga ngo sister ngura nk'iki yaradondaguye uragurira Kate Bashabe gute niwe wigeze gupfusha umubyeyi aravuga ngo nta kamera akeneye ninde tugakosore batazagakata bakaba ko bagira akajya gutanga ikirego naho ne oya ibyo ntabwo guramo ibyo gutyo bisobanuye ko atari we hari umuhanzi ari umukobwa nawe uri mu kigero cyabo ariko nka Kate kabisa byaba ari sawa oya Kate we yaguhonda ariko ni nabyiza ngiye mbonye umukobwa ukubwa ati ngiye nize karate bro arakumenagura ariko asaba n'abana babaje pe babakobwa ujye ubona uriya wamwegera amakosa yakoze kugira okay twisere kuri Dr Imana Benjamin yego ibintu yakoze cyambere abikoze igihe kirekire abakobwa 16 ntiwabatikagura mu mwaka ntago bibaho ko kugira ngo babone biranagoye icya kabiri ifungwa rye rituruka nyine muri bwa burwayi buriya ntabuza abo yiyemeyeho yego nk'uwo yateye inda kana abonye ari akana ntibari uko gatwite nyine ntabwo gasa neza kari gahari ku rukiko barasomerwa ku itariki enye ejo bundi hazaba ari kwa kangahe enye bizaba ari kuwa 3 kuwa 2 yego bizaba ari kuwa 3 kubera ko kurebyira hari ariko ni kuwa mbere ebyiri ni kuwa mbere ni konje kuwa 2 3 enye hazaba hari akazi kashyira urwo so uriya mugabo nta gihindutse arajya mageragere nibyo ningiye kukubaza nk'umuntu wa rwose ukurikiye arajya mageragere ariko nanone aburanirwa na metere muri Salise metere wanyungane wa mutamu kuze uramuzi muri Salise aramwunganira na metere Kayitare Jean Pierre asa Jean Paul ukira aho ngaho ari inkuru zimwe zijye zivuga ngo iyo umuntu afunzwe akurikiranywe icyaha cyo gusambanya abana batoya iyo ageze muri gereza abandi ntago bamwakira neza bamufata nk'umuntu wakoze ibyaha gereza igororo rya Nyarugenge uvuze ngo abantu baregwa icyaha cya viole ni bangahe nibo gusa memo n'umukozi wanjye n'icyo azira yashinjijwe na wa mushinjacyaha washinje jihad Sister Grace umwe mu bahanzi bakomeye u Rwanda rufite baririmba indirimbo zo kwibuka nubwo bazi ko mudamu ari umuhanzi rero umwe batari babeza fite ibanga agenda n'ibanga fite ibanga na benshi batazi fite ibanga no umuhanzi ukomeye iyo bigiye igihugu kivuze ngo wowe uraba umuhanzi w'umunsi no uza gusoza iminsi 7 ukajya kurwibutsa Inyanza ukaririmba
birakomeye cyane. Eh, Ibyo ngibyo ni ukubeshya byo kuvuga ngo iyo ugezeyo rero hariya ari bo gusa umuntu ahubwo ushobora kugira ikibazo nawe ariko ashyirwa ahihariye yego ni umwicanyi kirama nkaba Kazungu Sebanani ntabwo wamubona. Kazungu aba hariya ni umudiyakoni muri ADPR yarakijijwe uzanye ama episode yo muri gereza nanjye iwanjye ntarayavuga ka Kazungu uramuzi Sebanani Ndawuzi. ni umudiyakoni Ni umudiyakoni. hanyuma Kazungu Denis aba muri hayiri aba mu buryo bwihariye bwa wenyine ariyo mpamvu Karasa yigeze kuvuga ngo bamuryamishije hafi ya Kazungu araramurota ariko Kazungu ni umugabo ufite amatatuwaje ariho FPR ari nayo mpamvu abantu b'ibigarasha bavuga batari ko ya muntu bite Kazungu yambaye Denis ibikomo by'ishyaka ubundi diregiteri kuki atuma Kazungu yambara ibintu bya FPR ye ari umwicanyi kuri ntabwo ubundi ari byo Kazungu Denis Kazungu Denis afite tatuwaje za FPR. ntabwo afite tatuwaje afite bya bikomo biriho ntoze Yego. anayifite iyo tato yaba yarayigize mbere ntabwo yaba yarayishyireho muri gereza ariko njye namubonye afite ibikomo. Waramubonye n'amaso yawe ese aba ameze ate? Kazungu kaba kisetse ariko n'ubundi no kuri gereza yari kakarira nako kagahekenya. Twigeze kuzana avuye kuburana bamuciye amahazabu menshi aravuga ngo bamurekure ajye kwica abandi ayabona. Uravugisha ukuri? Kazungu ntiyicuza ibyo yakoze nawe tuzamugarukaho ariko afunze mu buryo bwa wenyine. Ariko ibyo byo biranakwiriye. So tukivuga rero ku kijyanye na gereza n'ubwicanyi hano hari umuhungu witwa David sibyo ukurikiranyweho icyaha cyo kugonga mugenzi we witwa Ngabo Eric. Ngabo Eric azashyingurwa kuri iki cyumweru. Kiriyo kibera hafi ya Nobleza. Yego. Yitwa Mugisha David. Yego. Iwabo nabarokoresha. Nabarokore. David abana bitwa ba David bamugisha. Erega n'uyu ni Eric nyine. Yitwa Mugisha Gakumba David. Abo ni amazina y'abana b'abatambyi. Uwese wona Mugisha Eric mama wese umunyamasengesho se umupasiteri. Yagonze witwa Ngabo Eric. Ngabo Eric famiyeze na n'inshuti ze nyinshi bamaze kugera i Kigali kuko azashyingurwa Musibejo. Ahubwo uyu munsi tuze kujya ku Kiriyo wa ariko tuhajye nk'abatabaye tutajyanye. Yego nta bya kamera ko byaba ari amakosa. Tujye ku Kiriyo uyu munsi evening. Ndabizi kuko twabikozeho uzi ko tujya no mu miryango yacu mu byago bakatwikanga. Yego ujye umuntu akahita kubwira umunyamakuru wahakoze inkuru turajya ku Kiriyo. Yego. Reka tubanze tujye ku myitwarire. Yego. Warabikurikiye neza? Narabikurikiye. Ari amajwi y'abari abakobwa ziriya karashika. Ku ruhande rwanjye numvishe nyine abakobwa byumvikana ko basohokanye nabo uko ari babiri abakobwa ariko ukurikije uburyo bavugaga inkuru abakobwa ntabwo bari bazi story ndende iri inyuma y'abano bahungu kuko aravuga ngo twari tusohotse tugeze hanze barashwana gato mwabwiye undi ati witwara imodoka uramuga kandi nzakwica ngo ngaho nyica sibyo kuranazanye imodoka yego ngo ngaho nyica ngahita mugonga aragenda arongera asubira inyuma aramugonga ahubwo nta kindi kintu gishobora kuba wenda kihari kindi ngiye nibaza kirenze ako nakumvisha yego bari abakobwa abantu badukurikira babafasha nk'amadayimoni yego ariko mubwire bige tuvugishe ukuri twasohokanye twasangiye tugeze saa 8 nijoro urapfuye nafata telefone nkafotora wallahi abashuti bawe n'ikindi ngo harya nyirarunta ngo so wafasha video n'ikindi tuvuge nk'urugero mbonye ugiye nko kumugonga nshobora no kuza nkahita nkusunika ukagwa hepfira cyangwa nkahita nkwirukanka ku modoka ibyo reka tuvuge ngo ntafite ubwo bushobozi iriya mvugo niyo kuvuga ku mushuti wawe wapfuye ugakora space ese ubundi buriya twavuga ko ari inshuti cyane ra sha ni inshuti ko bari abakobwa nabo bumva ari abakongomani imvugo yabo bumva bafite ya language yego y'ikinyarwanda cyabari abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa baba baramenyanye kwa kundi umuntu abaziranye baziranye kuva kera ahubwo ngewe natunguwe n'imyitwarire bagize bakajya kuri za space aho gutabara ariko uravuga ibintu uravuga igikorwa cyabaye nk'ukora reportage ya Rayon Sport na APR abantu mwasangiye
ngageze imbere umwe yaravugishije ngo ahise agenda ngo wowe yanga ubyibuke neza ngo ahise agaruka ngahita mugonga amajwi ntuyafite abadukurikiye niwumva ukuntu bitwaye muri iyo kesi. usanzwe uri umwicanyi ugenda ugonga abantu mu mihanda ntibamenye wabishe ubagambanira bajye none uyu nguyu urabitweretse bati ngiye mureke mbereke ikintu cyari kindi mu mutima ni iki ngiki najyaga nica rwihishwa nica bucece ariko ubu none reka mbereke kuko ndambiwe kuba ngiye nyine reka nice wajyaga wica bucece none inzozi mbi urazirose zirakuyobya zikujyana ku mwana w'abandi ujya kumwicira muri Afurika wo gapfundikirwa mu gatebo dore uko gisa si uko gisa dore uko gasa naho bwakereye gasa n'umwijima agatindi k'agahungu mwigeze ubona abantu b'abahungu bagira uduti uragatindi uri n'umutimbwe nabivuze ntacyo uzantwara ndi umukobwa w'abasinga uragatindi uri n'umutimbwe uri ingegera idafite n'aho ihagaze umurambo we ko mana hazatega indege ajye gushyingura umwana imfura ye ajye gushyingura atamizi iyo ntekereje agahinda n'ukuntu guhita ubona indege hano biba bitoroshye n'igihe cyo gushyingura kigeze n'amafaranga wa wishyuye morgue amafaranga agenda gutyo amafaranga agenda gutyo utekereza ko mama gufata indege kano kanya ngo ajye gushyingura umwana we biroroshye urareba icyambere mama we umwatse umutima yari afite umuteje amarira n'agahinda kadashira icya kabiri ageretseho amafaranga yo kuza kujya gushyingura umwana we kuko umwana niwe uhenze amafaranga turayabona ariko agaciro k'umwana ku mubyeyi birakomeye ibi bintu ushobora no kwicuza ukavuga ati mumbabarire ariko abanyamerika ntabwo bazakubabarira imiryango ishobora kwicara iki kintu mukitondere mucyumve neza ushobora kuvuga uti reka ngende nsaba imbabazi nyine habayemo amakonfiri twari dufitanye confidence ukuntu ntuzigere ukora ikosa ariko ngo twari dufitanye amakosa uzagende wemera icyaha uvuga ati koko namwishe ngaho mu mpane ntukagende uvuga ngo wari ufitanye amakonfiri umuhungu aritonda ntabwo ari imuterere nkawe ntiyari ingegera nkawe kuntu kareba nk'ivunja ari kujya mu rwara gasa n'amasununu dore ukuntu gasa naho bwakereye izuba ryakarengeyeho size mukorogo karatonotse nk'umuneke washishutse aho batabye mu rwina aya ngo kishwe n'urwagwa uyu mwana wisha azagukoraho uru rubyaro rw'uyu mwana azagukoraho usanzwe wica benshi uyu mwana none aragutamaje usanzwe uri umwicanyi ugenda ugonga abantu mu mihanda ntibamenye wabishe ubagambanira bajye none uyu nguyu urabitweretse bati ngiye mureke mbereke ikintu cyari kindi mu mutima ni iki ngiki najyaga nica rwihishwa nica bucece ariko ubu none reka mbereke kuko ndambiwe kuba ngiye nyine reka nice wajyaga wica bucece none inzozi mbi urazirose zirakuyobya zikujyana ku mwana w'abandi ujya kumwicira muri Afurika wo gapfundikirwa mu gatebo dore uko gisa si uko gisa dore uko gasa naho bwakereye gasa n'umwijima agatindi k'agahungu mwigeze ubona abantu b'abahungu bagira uduti uragatindi uri n'umutimbwe nabivuze ntacyo uzantwara ndi umukobwa w'abasinga uragatindi uri n'umutimbwe uri ingegera idafite n'aho ihagaze ingegera bubwa gusku uri agasutwa uyu mwana ko wamwishe wungutse iki ariko uragenge attention ube be careful ibintu wakoze attention be careful nugera muri kuko uri muri Afurika niho uri
ariko ndakubwira abanyafurika nimuhaguruka aka kantu namwe mukarwanya aka kantu aka gahungu kakicanye mugahiga mukagendere kuri aka nakicanye nujya muri Kongo bazagutsindeyo nujya Uganda bazagutsindeyo nujya Kenya bagutsindeyo hariya ngo waravuze ngo ahubwo ngo uburane n'umuntu uhagaze waburana n'uwapfuye ndakubwiye ngo agatebo wamugereyemo wa mwana w'umuhungu we agatebo wageremo mugenzi wawe ugiye kukikorera gashyushye ubure n'ukagutura uzabura umuntu gutura ku gatebo wikoreye mu Rwanda ntabwo bashaka imyanda y'ubuntu umeze nkamwe to bijya musebya n'u Rwanda nibe byose nk'ibindi byose kajya gusebya mu Rwanda ese ujya kunywera muri Zanzibar cyangwa ukajya kunywera mu Zimbabwe iyo ujya kunywera muri Zimbabwe cyangwa Zanzibar kuri Tanganyika hariya ukajya kwitaganyura ku kiyaga kwaga sana gahwereye kanuka kagome ka Yuda Iskariote iyo ujya kuri Tanganyika ukajya kwibagisha isamaki zikaguha amabere ya nyoko nako mwamba barimvuze nabi iyo ujya kuri Tanganyika ukajya kwihagaganyuzwa nizo ndaya umwana warezwe umwana wanyoye amata yakurushaga ubwiza yakurushaga igikundiro yakurushaga umugisha yakurushaga byose kuko afite umutima mwiza naho ukura naho we uri ikigarashuri uri umutimbwe ntabwo reka twemere ibintu habayeho gupfa kwicwa abantu bica n'abandi ariko mu bagize ubugome nawe uje ku mwanya wa kabiri mu bantu babicanye ubaye umwanya wa kabiri uje ku mwanya wa kabiri mu bantu babicanye haduye iyo ujya muri Dubai ufite icyakugezayo se ubunga mu bibuno by'abakobwa iyo ujya Dubai ndakubwiye ndaguhaye last warning kugaruka muri America forget never ever haki ya Mungu kugaruka muri America genda usahau kabisa wende kasahau kabisa forget ntabwo abanyamerika n'abanyafrika bashaka imyanda ikurimo ntabwo abanyamerika ntabwo babirata ntabwo abanyamerika bakora akazi bagataha mu mazu nibyo ujya mu kazi ugaruka ujya mu kazi ntabwo bagize umwanya kujya gucura imitima mibi n'imigambi mibi yo kujya kwica umuntu bavukana wanjiji wagicucu sana umuntu utararezwe turuko sana kadahwema kasana kadahwema kamenyereye kwica mu ibanga ariko uyu aragutamaje da uyu musore aragutamaje rwose ugiye hanze iminsi y'umujura ni 40 wari ufite 39 none wa 40 urakugaragaje iyi minsi 40 iminsi 40 igeze gutya urushinge rubarazamutse kufa weye ulikuwa unajificha unajifichika kule unaua watu pole kwa leo sasa umeweka mitandao hadharani kila mtu aone kama mimi ni muuaji sasa watu wako kukutazama leo face to face sasa ulikuwa naua huko pole unaua sasa huyu kaka amekuweka nje vitu yote viko nje byawe byose bike abari kuri Instagram mumusange yo mugahobanuzeyo mukabroke abari kuri Facebook mugende mukabroke kajugunywe hafi aho mu bishanga mugende mugate kuwa kajwiga hafi aho mukabona nimero zako mu broke aho byiruko muhaguruke murwanye bene tutuntu utazibona ubwoko nyabaki uzapfa gutyo utarongoye ndabe kubwira abasinga ntuzarongora nta mubyeyi uzaguha umukobwa we nkuko wa muhungu wo muri ntuza yishe mushiki we bari mushiki we ni muri Denmark ni hehe ni muri Finland nta mukobwa ababyeyi bateze kugubuza saza uringumba niba utarigeze ufata hirya ngo ugira kana iruhande ntago bazagushingira ababyeyi bakaniye
ari ababyeyi ba Uganda ntibazagushingira, ari abo mu Rwanda ntibazagushingira, ari abo muri Kongo nta uzaguha umugeni, hakuna mwenye atakupatia mtoto wake uende kafunge ndoa naye, jamais de tout, habitakuwaga. Yani wewe ni muuaji, yani mama akikupatia mtoto wake lazima umuue. Wewe sasa ni muuaji wewe. Hautafunga ndoa wewe, hautamaria hata kidogo. Utakuwa na chelemba. Hautapata mwanamke wa kuoa wewe. Utazeeka na huko single wewe, pumbafu wewe. Damu kukichwa chako. Hautapata wa kuoa wewe. Aibu wewe. Bazazi yote ya Afrika mjue huyu mtu ni ameraniwa. Aliua mwenzake hapa. Bado gumunisaidie, mimi sitaki mtoto wa mtu aende kaolewa na huyu kaka. Hatutaki, tunakatala. Tunakatala wa mama, tunakatala msiwoweshe kwa huyu kaka. Tunakatala hata wakupatie 3 milioni wala 40,000. Hatutaki. Tunakatala wa mama wa Marekani, tunakatala kila state yote mzima. Tunakatala, hatutakuowesha. Watoto wetu hautamuoa. Hautaoa. Make tuko na visirani. Hatutakupatia watoto wetu wafie wetu. Hakuna, tunakatala. Badisha kuweka ku Facebook fasi yote. Na wale wenye mko napendana, washa kuona wewe. Wazazi wa mama, please tunawaomba, huyu kaka ameoa mwenzake, msimpatie fie wenu. Yani huyu hata oa. Akioa tu mtoto wako jua tunaenda kumuua. Ataenda tu muua. Akimaliza tu kufunga naye ndoa, miezi 2 atakuwa mtoto wako amemuua huyu kaka. Msimpatie batoto yenu. Mkwe naanza kuuliza kizazi cha zamani, muulize wa mama wa yukuru, watate, wa shangazi, muulizanye mjue habari nyi wote. Mpeane habari ni nini huyu mtu anakuja kuoa mtoto wetu, mtuoneshe zamani ilikuwa hii vitu havitavutika ku TikTok. Na mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja, sitalisahau vitu. Ndakutukana mpaka. Makina sasa walikuikalia kimya, wanatulia tu ni uchungu pale. Wewe hautaoa wewe. Hautaoa. Wewe muuaji wewe, hautaoa wewe. Wewe takumwangia juu makala wewe. Makala wote enda kwa shetani wewe. Mwababyeyi injegera yaka gahungu ntimuzigera muyi umukobwa wanyu ngo mumushyingire. Niyo yazana 40,000-50 ntabwo dushaka amafaranga avuye mu maraso y'inkora maraso. Hatutaki. Ntabwo dushaka gushyingira abana bacu mu buhungu bw'inkora maraso kameze nkaka. Sana nakadahwema. Mbafu yimbo gusenge we. Umukobwa uzajya kurambagiza abo bwa mbere bazabanza mukubite story yawe. Uvuga ati ibyo byihore byashize byarashize. Ujya kuwa kabiri agakubita kuzanire dosiye. Bati nifuza ko umubere umukunzi wanje umukunzi wanje. Toka huko wazaku kumbe zamani huyu ndo aliuaga mwenzake pale mali yako wanarudisha nyuma, hawataki. Nta muntu uzaguha umugeni. Ndakurahiye ababyeyi bubu babaye maso. Nta muntu uzigera guha umugeni. Uzasazana ikara ku mutwe dore n'ubundi musatsi wawe wari warapfutse ugenda ubeshya abantu. Koko bwa bundi wavutse mu ki? Wowe wavutse mu ki? Uvuka he uri mwendesha niko sha urinde uruwa uri mwende wowe ni kabila gani? Baba yako nani wewe? Shetani yule mwenye kusukuma kwenda kuwa mwenzako. Ego sha. Chaza urwembe rero tuziruhangane kuri TikTok. Chaza amagambo uze nkwanike. Chaza amagambo ndakwanika mpereye hehe. Mpereye muri quartier ya mbere. Ndakwanika. Ndagushutse urabyemera. Naringiye kukarohamo. Oya, umukameramani kugira ngo namenye nuko n'ubuhanga bwe uvuga uzarebe nka Zari Jazira. Yewe inspiration yanjye iva mu binyamakuru bikomeye. Niba kubwira bati Barack Obama
amamuko yo ni muri Kenya bamukwereka ari Nairobi direct ariko nase bakamuzana n'umwirabura. So rero bari abakobwa babagaye mu myitwarire yabo baravuga nk'ishege ngo ngabere iki ngo yazaga twihomaho Mugisha David yazaga bihomaho ukavuga ko wagiye ku gisozi kumureba we karashika ngo ntitwagiye muri aparitoma ku gisozi ako kantu kavuzweho cyangwa ntikavuzweho. None se uwo muntu mutazi mwasohokaga mukamwihisha ngo akabagwaho wafashe itike yakajya muri aparitoma ku gisozi umugizi imbobo gute? Ni shitani yasabye ariya maraso ko ntabwo nemera ko Imana yica umuntu kuriya gupfa byo tuzapfa ariko tugomba gupfa neza. Yego. Icyambere bagaragaje Mugisha David yego nk'umuntu utari mu buzima bwabo. Yego bamuseye ku ruhande. Yego nk'umuntu w'igifura mushobora gutera stroke akahita gutuka akahita amanura ibitutu. Barangije bamwerekana nk'umuntu bagiye gusura muri aparitoma ku gisozi. Sesengura ko ka mwebwe muba mubizanye. Yego umuntu ntashobotse, umuntu aratukana nyine ni igifura, umuntu atwihomaho tukanga kumwereka ko ariko ufashe umwanya ugiye kumusura muri aparitema. Green Lounge fatigura niba ari 3 niba ari 5 ndumva ari 3. Heineken igura ngahe? Uwo muntu wabihomyeho yiyishyuriye s'il vous plaît avuye ku gisozi za Sonatine. Icya kabiri ntibaba mu Rwanda aje hayoboza. Nge namenye kari akabara ari uko kabereye amabara. Ibura ntabwo rukaze. Ngewe si Sonatine. Nyuze Sonatine. Ni kamwe mu kabari twiza nubwo muri no minsi ngo gafunzwe niba ntibeshye ngira ngo. Oya karakora. Ariko mu kanya turabigarukaho. Nyirako yarampamagaye cyangwa se naramuhamagaye aranyitaba. Arambwira terega turi muri zone y'ububari. Hari abaprofesi ibyago nagize. Bashaka kwerekana ko baguye Eric yaguye mu kabari kanje. Nyamara yaguye muri parking. Yari yageze hasi yasohoka. Hari ahantu ugonze umuntu. Akabari ntago kabiza. Akabari umva ugongeye umuntu kwa rubangura hasi. Muri hahandi hari hasi imodoka zigendera. Niyo zidafite parikingi. Ifite parikingi iri inyuma. Wavuga ngo umuntu mugongeye kwa rubangura bien sûr ariko nta muntu ntabwo wavuga ati muri office. Rero harimo abacuruzi ba hariya nabo bahise babyururiyeho baca muri za YouTube. Ndakumenyesha ko hari YouTube zimwe banahamagaye basiba bya biganiro. Ese burya ya narakubwiye ntusibye ko ntavuga ko umuntu yaguye mu kabari ariko burya ntiwakisibisha shobora nyine nanjye igituma wampamagara ngo gisibe sinajye ntago wagikora. Yego. So Jean Paul abenshi bari kwibaza ati biragenda bite? Igikurikira harakurikiraho iki? Umuvandimwe warashyingurwa kuri iki cyumweru. Uyu muhungu ushobora gusanga adafite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Aha ni umunyamerika. Okay. Harakurikiraho iki rero biragenda? Icyambere harakurikizwa amategeko y'u Rwanda. Yego. Kuko yakoreye icyaha ku butaka ku Rwanda. Iyo aza ko ari umusirikare wa Amerika yari ko yarageze Washington kera ariko nabwakanirwa urumukwiye kuko bajyana PV mu Rwanda. Ambasade yarimenyeshejwe. Yego. Nagerageje kubaza abantu bo mu nkambi. Bari abana bari mu bakongomani bagiye muri Amerika mbere nta nuramenya ibyo ari byo. Icya kabiri bari inshuti zo mu maraso. N'ikimenyimenyi bazanye muri man nuko umuntu yapfuye n'undi akaba afunze ariko ntabwo umuntu mwaba mwangana ku rwego numvishe babivugaho ngo muzane mu ndege imwe. Aguhamagara ati bro uri he? Ati ndi muri Green Lounge. Abaye guhamagarana hasange. Turaza no kubyumva mu buhamya. Tuzanabyumva banamushyingura. Ntabwo ari babanzi nkuko twavuga ngo Burusiya na Ukraine M23 na Congo ya. Ni biba biri bubi. Ahubwo hari akantu numvishe, hari ijwi numvishe iwawe hari. Ni nyina wa Eric Mugisha. Ni nyina wa Mugisha David. Ni ririya jwi ni umuntu umuzi w'umubyeyi ahubwo w'inshuti. Aba muri Amerika nabo. Yego. Niwe wari waraka yavuga ngo ariko ko nawe ndikubona ungwa mu ntege waruvumbuye he? Nararishakishije. Okay. Yari yarakaye. Eric araguha amashusho yo kwa Dr. Nawe umushakire iryo jwi. Yego yari yarakaye avuga ngo nkurikije ibyo ukoze uramugonze uramwishe. Ntabwo ari bishya usanzwe ubikora. Kubera icyo batamutangiye amakuru ku gihe.
nkeka ko yakekeranyaga avuga ngo hari abantu ngo bajyaga bapfa mu mihanda yo muri Amerika ntitumenye wabishe ntabwo yakoma Amerika igira kameramani oya biriya nawe yabivuze kinyamurenge oya biriya bintu yabivuze kinyamurenge oya ashobora kuba yabivuganye n'umujinya kuvuga ati wishe umwana ariko none Jean Paul nubwo dushobora kuvuga ngo ntago ntacyo bapfaga yakoze igikorwa ibintu uriya mama yavuze nawe ni umujinya yego birabira yabikoranye umujinya bigaragara umunyamakuru witwa Sadi uramuzi Sadi ndamuzi Sadi umupolisi ukomeye kwanza nafande mbonye umuvugi yamukubise urushyi kuri stade amahoro izamu Nyiramubande nyuma y'urushyi mbonye umutwe yakubitiwe i Kabgayi Sadi yari afite ikiganiro cya siporo ku Isango Gatare amenya ko Sadi yakubiswe urushyi hagati manange amakuru y'Isango yabaga saa 2 ya siporo yego yabaga saa 2 kugera niba saa 3 n'igice yanabajije ngo mu mujyi uraca ngahe yafashe moto yirukira ku Isango Gatare abwira abatekinisi ati usibye no kwinjira ku Isango ntanarege gate aho muzamari kubera iki ariko urumva Sadi wakubiswe urushyi n'umupolisi yaragiye kure muri nkuru nicyo cyabaye kuri uyu mubyeyi wo muri Amerika acyumva inkuru y'umwana wapfuye yahise arekura bombe none se Sadi yicara kuri mikoro z'Isango yari kuvuga yari gukora ikosa rituma itafungwa direct ako kanya afungwa n'amasoko polisi yahaye Isango agahita hagarara direct ako kanya nicyo cyabaye okay Sadi ni inshuti yanjye nawe yihangane urushyi yari ruri muzanditswe yarani cyo bita kwana akundi man iki kiganiro ndi bari bagiteguye urushyi Sadi yari ubwo maze kumva inshyi ebyiri ngo zakubiswe ngo zitabaho yabonye umutwe na n'ubu hari ikirango cy'urushyi ari kubitira igitaramo ubwo ni urwa gatatu kuko ngo namuyoboke yakubise X duru Bujumbura nk'abantu ngo barihuye ngo baravuga ngo ikiyaga cya Tanganyika cyaratitiye gutya Gustave yahise izamura umugati Gustave urayeze ngo abantu ngo barihuye babonye umurabyo noneho batarakinga telefone yabuze ya The Ben bakayibonera hehe bakayibonera Cosmos no ku Gitega kandi Gisidira atuye ku Gitega batiye telefone iri kwandika shabara yacu so Jean Paul icyo naringarutseho uravuze nabahungu b'inshuti tuvuze kuri Ben tumuvireho rimwe yego tumuvireho Ben ari yakora yitwa ngo kiyabanyamurere Gisubizo Ministries Ben waririmbiye muri Rwanda for Jesus urahaza Kicukiro kwa Gashumba akararimbire Gahini mu baporoso bikanga akiyobokera biriya bintu Ben yajemo ni ibiki mw'abantu Ben ariko ni umukozi w'Imana guturuka kera kiri umwana ariko cyangwa uzi ko nabyibagiwe uzi ko nibagiwe ko ari we wavugishije se avuga ko amubona nka Ben ku mashusho none se ibyo bikubuza kuba umukozi w'Imana ariko nawe unatinya inkuru y'amasaha 3 ariko man iriya niyo yari iri ariko abantu twanga reality nta mubyeyi w'umuhanzi wavuze ko yumva bamubwira ko umuhungu wari umuhanzi ataramubona kuri televiziyo uvuka kuri King Fish yego n'umuhanzi ndi si Nizo na Nizo ariko papa we nyine erega Joni yego abanyakigali danje uwo mubyeyi uramwibuka avuga na Nizo ejo bundi nabonye ikiganiro cya papa we ari mu marira ateye ubwoba umuntu nabonye uvuga ibintu bezema ni papa wa Majid Black bavuze ati nge muhungu wanjye nige wakoze firigo bwa mbere hano mu Rwanda naramwigishije so mujye mureka reality gusa The Ben ni indirimbo izaba ariko asabara ubwire nge naririmbye muri korali imyaka 9 yego ubwo warimbaga he agana Imana ijya kundema irandirimbo waririmbye we yabanje kubaza yabikoze nk'uko ibishaka uko yari yaragambiriye iriya ndirimbo nayo iriya korali nayo iririmbyemo imyaka 9 iriya ndirimbo Imana ijya kundema ifite miliyoni imaze kuyireba nzi kujya mu mwuka nzi kuririmba uri mu mwuka no kuririmba nk'umwesikoro none se The Ben ushatse kuvuga ko ari kuririmba nk'umwesikoro man gute se kandi yari mu mwuka yego ni inshuti ya Nopuja ndabizi Nopuja arampamagara ambwire ngo nibicyo wabaze oya ariko aririmbye ntabwo Ben mubaze yego abasura se ko Imana bakoze indirimbo no hasarimo ngo The Ben indirimbo yitwa ngo iki bande
ibisubizo bibi. Sawa. Dufite indirimbo dushaka ariko kujyamo. mana ariko ni umukristo. njye ndi Ese umukristo yakoze ikosa? oya nta kosa yakoze biba bibi ni ukuzamura amarangamutima y'abantu izo nkweto zamira zishyire ku zuba mwana Kugira abantu Ni ukuzamura amarangamutima y'abantu kugira ngo abantu bamutere tansiyo niko bifata. ubundi The wowe. Ben ni umukristo Yego. Biro official. ni umukristo biri official Yego. njye navuze iyo uri mu mwuka biragaragara indirimbo si uko imeze Yego. izaba nziza kuko irimo The Ben ntaho itandukaniye n'iyo yakoranye na Diamond ntaho bitandukaniye yemereye BBC ko yafungutse amaso aririmbanye na Diamond ubundi yari Ese. igipepu Yeah. uko ati n'amafaranga nayakozeho nakoranye indirimbo na Diamond Yego. ntaho bitandukaniye n'iyo yakoranye na Diamond ntaho bitandukaniye n'iyo yakoranye na Bwiza Ku ruhande nibyo rwawe. Twane Rutayisire yavuze asigaye areba itorero akaribona mu isi yabona isi akayibona mu itorero Ese si byo nyine. oya biriya ni ukuvanga uwera yere uwandure None se yandure The Ben nk'urugero akoranye indirimbo na Gisubizo, sibyo? Ejo bundi ugasanga Gisubizo akayikorana na Fireman ego. buriya rero uri umwe akagenda n'abana agakora cyane cyane cyane. Eh? Cyane. noneho uzanyereke korali do Kigali yakoranye korabo na Amag the Black urarira Bashobora kudakorana. umva mu myemerere umva nkubwire niba wemera niyo mpamvu RGB iyobora amadini mu myemerere y'abantu na Yezu yaravuze ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'iby'Imana mu bihe Imana ni nayo mpamvu azajya nteza Bruce Melody arahora avuga ngo ararira iriya ndirimbo The Ben yakoranye Ni nziza. Gisubizo ku ruhande rwawe ntabwo yagakwiriye kubiriho. nayikoreye download kugira ngo ninajya ahatari interinete njye nyumva ni nziza None kuki uri kuyipinga kandi ari nziza? irimo isi ariko Kubi n'iminsi se bibujije kuri. itandukanye Nose nta mukozi w'Imana wajya kubwiriza mu rusenge mu kabari. kugira ngo abapfuye bazuke Yego. None se The Ben arimbye muri iriya Uzi ko ndirimbo mu kugira ngo muri ba bantu bamukunda bishwe n'ibyaha bagaruke ntabwo yaba akoze umurimo w'Imana. njyewe mu myemerere yanjye ngaho gitwaza yemera ko ari umuhanzi mwiza Yego. ngaho nagenda akora n'indirimbo na Makanyaga Buduru Bakorana akaririmbo keza. ariko uri umufana wa The Ben Oya. uri umufana wa Bruce Melody Oya. njyewe ntemera Melody Njye mfana umuziki Mani Melody nyarwanda. yampaye ibihumbi 100 mfunze mani Niki gituma umwemera oya cyane umuhanga. Melody ni umuhanga Ari muri Tanzania. no muri Kenya yaraha No muri Kenya. ureba ukuntu abanyakenya ari abanyamujyi Yeah. kubera basaga ari abantu batazi ko Melody yagiye muri Kenya ari turiya tuvido ubona gusa Yari turatubora kuko yahuye Kenya n'abatiktok si igihugu abaho n'abantu pa ariko anabajyana nabo yega jyana nabo. biriya bintu nibyo bariya ababyinnyi bitwa Sherry Silver Ni Sherry Silver Foundation. Sherry Silver Foundation Bo twatwana twe nyine yahurije hamwe. so dupirikanye Mageragere Dr Wowe bya ukurikije uko wumvisha urubanza wowe ubona ko amahirwe menshi ari ukujyayo. Eric arasubirwa muri nuza arashyingurwa kuri iki cyumweru Rusororo yego. kandi ntagendetse turajya no ku kiriyo tunamenye n'andi ntabwo tuba tugiye haba kuko turatabara nk'umuntu hanyuma David warasubizwa. David iminsi 5 Yararangiye. dosiye iri mu bushinjacyaha Yeah. kuko iminsi 5 ya ribe yarangiye cya kabiri naburana tuzabivuga turiyo ariko ngo ejo ngo nawe wagiye Ntabwo ngiye meze gutya se nayo kujya kubasha meze kujya. gute ko nzagukoraho ikiganiro Mwese uzankora ikiganiro kiki. cyakora uri intare nari nzi ko uri ariko uri gushyiramo umusonga niyo mpamvu utari kujya no muri kamera ibi byitwa duwe ntabwo ari trio ni duwe aha Ubwo tuzamenya iby'umuvandimwe we nyine David nawe uko bizagenda uri mu bantu nzi ko bamenya amakuru y'imanza. Uzabimenya mbere. David Tugeyo we uzabimenya Kicukiro noneho Kicukiro iwacu mu Kagarama indangamuntu yanjye nyifatira mu Kagarama ese ngomba ariko nanone Chief Justice yasabye abacamanza kuzajya baduha amakuru yego. kandi no mu mama nabonye tinyitse kuko yazanye amavugurura urukiko rw'ikirere ukiri aho ngaho biremewe yuko leta y'u Rwanda iburanisha umuntu udafite ubwene gihugu nako mu manza biremewe. Yego dufunze abanyamahanga barenga 300 kandi bakatiwe.
ahubwo icyo Mugisha kizabaho ni umunyamerika tujuru. yego Buriya niba ari umusirikare ntazafungirwayo kuko yari yarabwiye tipe ngo nzakwicira Kigali ntabwo uzabikira. Urumva urupfu rwe yararumuteguje. Ahantu nengera abantu bari bari kumwe n'uriya mwana nuko bari babiri bose bari badamaraye ariko twe twagiye ikintu gikomeye. Ndashaka ko ribi kurikirana uriya muntu wakubise Mugisha ingumi. Bamukubise ingumi iyo abakobwa kandi ntorebe umutipe yagukubise ingumi yamashyana ahita aseka aranakwita ngo mwemeze arangije ajya mu modoka arabemeza ariko urupfu rwa Mugisha urupfu rwa Eric Ngabo rukomoka ku ngumi Mugisha David yakubiswe n'umuntu ngo w'umusore ngo amubwiraga ngo ta uracyura umuntu wamwishyuriye akabari ngo twaramubwiraga ngo ariko ngo kuyu mujene ngo ariko kubwira ngo taha ngo watashye wowe ndi ni umwana asore gutaha wowe ndi uracyura umuntu saa 8 y'ijoro ako kantu urakumvisha ubundi nakumvishe none se ntumvishije ko ari naho urupfu rukomokaho yego ngo yamukubise ingumi ku munwa yamukubise ingumi hehe ku munwa man wowe wa mubawusa we sinkuze nari mubawusa niba ari umusore rero man uriya mubawusa rero niba ari umusore ziriya ngumi yazijyanye muri Kongo akajya kurwana na FDL niba afite imbaraga yazijyanye Kongo yazijyanye Mozambique ariko yo mukabari umuntu asinze harya wa mujyi wama amabandi witwa ngo Cabo Delgado oya umujyi wafashwe n'amabandi ubamo abapolisi bake nago nkose barawutubwira n'icyo nkondera abadukurikira hari agatsiko k'amabandi kafashe umujyi wajyanye mu Mozambique wowe kareka Mozambique ni ibyihebe hari umujyi wama amabandi uri no mu bihugu bivuga igifaransa francophone n'abafrancophone mushiki wabo amaze kujyayo barashe minisitiri w'intebe barapfa bafashe ikibuga n'umujyi nyine icyo avuga umujinya agira w'umuranduranzuzi ukomoka ku gusuzugurwa n'ikiriya kigabo cyamukubise ninjya ku kiriyo rwose wa kigabo we wakubise Mugisha akava ahagonga ese ubundi kuki yagonze Eric kuki ataje ngo bagonge bose ese tukiraho ngo ejo bundi wumvishe kuri Radio 1 mu gitondo bari gukora Jean Paul ejo bundi numvishe kuri ikiganiro kuri Radio 1 bavuga ko babivugaho babikomoza ariko bavuga ko bapfaga ngo ikiremwa cya hosting Simuyango Korodeni Muyango yanze Kimenyi kuko Kimenyi ntiyari kubivamo uriya mukobwa ntabwo arya inyama zo mu mazi arya inyama zokeje n'agafi kokeje ese yo nk'iyo nkuru wayikuye karya agafi kokeje na Muyango rega turavugana baza Eric ko ejo atampamagaye Muyango azabishyiraho umucyo azavuga uko byagenze se we yishimiye kuzajya bango baramupfuye Muyango rero umuntu wabuze ngo yingo yicuje kuko yashatse arya ngo yicuje iki yahuzwa abagabo kubera nde Kimenyi ko ngo yarakunze yenda kubipfiramo ko yamubyariye umuhungu mwiza se Kimenyi ariko wasanga nyuma y'umuhungu ari ifite ibindi bintu byinshi Kimenyi se nawe ko ameze ko ari umukapo yabanye na Muyango atavuye kwa Didido ariko cyangwa uzi ko showbiz tutazizi niwe yaravuye Didido aragata hasi amashusho yambaye ubusa imodoka idasiramuye Hyundai Kimenyi biriya ko Muyango yigeze gufungisha Kimenyi muri covid yakoze iki Muyango yarabyaye akora pati baza kumusura abakobwa bagenzi be n'abagore haba ibirori Kimenyi adahari polisi ifasha abisha amabwiriza bafunga Kimenyi kuko Muyango yari kukirira polisi yaraje baguruka igipangu hasigara Muyango n'agahinja wajyana umuntu muri kasho ntabwo biba bafunze Kimenyi atanahari umuntu yafungiwe kuri station yari ibu ya Rwezamenyo na Kamaro yari afunze none se Kamaro ntabwo uzi ko bamufunze agaca no mu binyamakuru ibyo ndabizi nge naramufotoye ariko reba none ngo aricuza ahubwo Kimenyi nawe ntiyabana n'umugore hostinga mu bubari gute se nyine ase Jean Paul iyo mentalite yawe nawe uri kuzana ibizi hostinga ni gute se hostinga unyabuje kuba ngo n'uburaya se oya ibyo bintu umwanditsi yandike ko ro bivuze hajye bivuze hostinga ni ukugenda ufite izina ugabanza ugapostinga kuri social media yawe kuzajya ahantu ba bantu bose bakagukurikira hantu uzahostingira bakaza kuhanywera icupa no kurya bagataha ari Muyango na Jean Paul ninde ufite izina ni Muyango tanga impamvu Muyango ni Misi
yaje muri Miss Rwanda. yabaye iki Muyango afite kuri social media ze. Miss Rwanda hari ibintu byavugaga hagati ye na Joel. Uratangiye. Wabyumvisheho? Uratangiye. Si wowe bizanye. Ibyo byararangiye ni byaza 2018. Showbiz ndayizi. Yego. Nandika ku museke, nanditse kuri siporo, buriya siporo nayimanutse. Oya na Joel mufitanye ikibazo ntabwo iki kintu natuma wongera Oya ntacyo mvuga. Yego. Nta nicyo afitanye n'umusaza. Yego. Jewe mvuze kiriya gihugu kwa Dr. cyavugwamo abantu benshi. Yego. Ahubwo uzi ko namenye ko batandukanye vuba. Gutandukana nabimenye kera ko batandukanye kera. Ariko nari impari. Ntabwo ari uhari. Ariko gukonfirme njyana nabikonfirme ni mu minsi ishize igihe yagiye mu Bushinwa Kimenyi. Kimenyi yabaye umucuruzi. We yaragiye mu Bushinwa niba ngo ntabwo mbizi ariko yaragiye mu Bushinwa ngo kugira ngo umugore wundi yarafite yose ahita ajya muri Amerika. Afite umugore se? Oya, ngo ni famille ari Kigali. Ngo ni famille ndabizi ko yagarutse. Cyo gihe ariko ngo yaragiye ngo ari famille yari yamwakiriye nyine ari kudiringa uburyo ngo yahaga. Yamushakira undi mugore se? Simbizi. Nise ko aravuze ngo wabimenye ngo wabikonfirmye yagiye mu Bushinwa. Nibwo inkuru zahise none zerekana neza ko batandukanye. Nejo ubundi Muyango no amajwi yajya hanze abyemye. Urwango n'amatiku yabaturuka ngo kuri za ku mbuga zawe ariko bari hano n'abana. Ngo wakoze ngo wankuyeho. Harya babyita left. Ngo yamu leftinze ngo muri group. Kuko leftinga bikakuviramo kugonga umuntu agapfa. Nyagareje. Muyango rero yabaye imbarutse kuko Muyango nawe buriya ni mwiza. Muyango ni igitomata. Muyango ni igitomata. Nabuse nzamenya nge na Muyango munini narindi. Nese ubundi kumva nese ubundi reka nkubaza. Muyango ubu ngubu nta muntu aca inyuma. Ko abahungu bamukunda se ubundi ni igitangaza. Harya yari yarasezeranye na Kimenyi. Barasezeranye. Bakoze divorce official se. Ntabwo mbizi neza. Ntabwo barakora divorce ahubwo Muyango n'imyitwarire akora Kimenyi ashatse yanamurega. Ariko biranditse ko amezi 6 nyuma yo utabana n'umuntu bawemerewe. Ejo bundi twagiye mu rubanza rwa Dr. Manirakiza Benjamin. Dusanga urundi rubanza rwa danje umugabo n'umugore barafunze babafatiye mu cyuho bari gusambana bafatwa n'umugabo w'uwo mugore. Umugabo urugo rwe rubi Butare wasambanaga, umugore nawe urugo rwe rwabaga Rwamagana batikuranira i Kigali muri bimwe mu mahoteli. Rwari urubanza runini ruruta urwo twari twagiyemo. Noneho umugore akavuga ati umugabo wanjye tumaze umwaka tutabana. Yego. Ariko ntabwo yamubabariye. Ariko kuba ngo hatarabaho ngo divorce official ubu atese uwo we abo arya. Bibwirwa n'iki? Birangira umugabo bamuganirije atari ku wundi wowe urafuhira umugore mutabana amezi 6 arashize. Byarangiye babarekuye ariko urumva ni inkuru nziza. Ni inkuru nziza. Ako ni inkuru yerekana uburyo gucana inyuma byeze. Yego. Byo bireza. Ariko se abantu batakibana kuri yankeka ko batanabitindaho cyane. So amakuru se ya Pionika nyakubashijeho rwose official azavamo ikiganiro cyihariye. Oya ndagira ngo mumbwireho bazumbwire watumye ahunga impamvu bimbajije wowe. Impamvu bikubajije ni navuze hano tuzahurira kino kibazo kiri mu bibazo nzakubaza. Kuko ngo nyuma y'uko ugiranye no kutumvikana we na Pastor Claude yakoze ikiganiro, cyo kiganiro cyamushimishije na ndetse muri icyo kiganiro yavuze ko yaguhaye. Yaravuga ngo nanjye ndamwishyuye nkuko nanjye sinzi ikiganiro ngugeze kumukoraho. Aravuga ati nanjye ndamwishyuye. Tagenze gute kugira ngo utume umuvandimwe ahunga igihugu ajye Uganda? Kugira ngo bitaba bibi kurushaho. Niba unamukunda uramukunda cyane ni inshuti yanjye. Kubera yuko ese ubundi byavuzwe n'abandi ubundi. Njyewe bwa mbere mbyumva ngiye nabyumvanye Pastor Claude. Abana ko afite ikibazo nk'icya Barafinda. Ese ubu nawe ugiye na Bosco Empire nawe ntabyaze. N'ikimenyimenyi Pionika yese azarabivuguruza. Nta kibazo ariko nta kibazo afite yawe niwe watekereje kwijyana. Nta kindi kibazo. Yiyemereye ko ari muri turabwo turebe ko iyo towe izarangira. Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan y'Epfo. Ubwo Pastor Claude rero nkeka ko ari mwe mufitanye ikibazo ko ne wavuze ko ari wowe utumye kuko icyo gihe yakoraga amere yewe ndinde. Yego. Watuma umuntu ahaguruka agashwekura adatwaye n'agapira k'indi. Ubu nkushobora kumenya yuko Eric yafashe umwana ku ngufu. Ni nk'urugero ndi gutanga. Ngewe nkabari ngewe ushobora gutuma Eric afungwa. Oya. Ngewe mu gihe ntari umutanga buhamya muri ubwo buraya. Yego. Simbe ntuye no mu karere byabereyemo. Harya ubwo Jean Paul abaye gute ikibazo.
ahubwo Jean Paul ni imfura. hari ibintu ariko barakoze. Erega na Yezu nubwo ari umwana w'Imana, ibyo uvuze birakomeye. nawe bamugeretseho ibyaha atigeze akora, ageza nawe arinda kubimanikirwa disipiwonika. kandi umize umushyiramo se. Ni indirimbo ariko ndikorera. Ni indirimbo. Aha ni aho. Aha ni Salamareko. ageze muri Kenya. Kubaza neza. Aha ni ari muri Kenya piboneka. Ndakeka ari hageze. Ari muri tu. Ari muri tour. Ariko aranayafite. Ari nayafite nta hembwa ze. Ari ihemba. Nari hemba. Ariko nyine areka navuze uri harugo uzajye ko none nka Claude aragiye gutya aracwekereye. ariko ari ikintu kimwe nshaka kugusaba gitoya niba wakinyemerera. Ujya muvugaho so. So wabizanye. Ninjye wabizanye. Yewe se umva ubwe Claude ko yantukaguye akavuga ko ari umusazi agakora ama episode no barayikora ndabizi. Nabibone narabikora. Ntabwo namusubiza. Ntabwo wamusubiza. Araborotse niwe muntu uborotse imbere n'inyuma. Waramuborotse se? Kuri WhatsApp no kuri nimero isanzwe. Ariko Claude ni umugabo mugenzi wawe. Areka no umweho. Ntabwo ngende umweho. Siko ibyo nibi. Ko niba tarababariye abo yibyariye azababarira Jean Paul. Yego ariko. Wose. We yarabivuze. Kurwana. Oya ntabwo ndi ku rwego rwo kurwana. Nabikora hazaba harimo ibyaha bazamupirikana. Hari muri babandi bavuze ngo aramutse akubwiye ngo yakwica ukongera kure. Hoya abivuze. Na ya dosiye afite mu mayaga yahita ibyuka ntibyaba ari bishya. Twagiye dusoza. Katwigende. Jean Paul turi gusoza. Kuki ushaka ko umuntu avuga ibintu Eric ntakagusaze. Nibyo yakoze ntibirarangira ngo yazamo n'urugomo. Katugere Jean Paul. Bamwe baravuga ngo navuze ko cyo ikibazo nzakikubaza. Avuga ati Jean Paul na nyuma yuko igihano yari yarahawe agikoze kikarangira kagaruka ati Jean Paul nubundi tubona nuko kw'Imana azasubirayo. Bashingiye Ati Jean Paul twari tuzi ko azaza yarahindutse ariko tubona atarahindutse. Jean Paul nk'umuntu ufite mu mutwe ako kantu ko kuvuga Jean Paul azasubirayo. Jean Paul ntago yigeze yiga nubundi Jean Paul aracyari wa wundi. Niwe muntu wagize inkuru ya mbere. Ende Wa wundi bashatse kuvuga nk'urugero nk'umuntu yavuze avuga nk'urugero. Nk'urugero wenda ku kandi yavuze Claude amakosa akora. Yego. Vuga amabara. Buryo nyine nubundi usanga za nkuru wakoraga mbere nubundi ziba zimeze nk'izugi ukora. Ntabwo nafungiwe inkuru. Ntabwo nigeze fungirwa inkuru. Nyine uri aggressive muri make. Urugero rwa hafi. Okay, abantu nk'urugero abantu bose bese bagarukaho. Cyagiye wari uri ku rukiko igihe bagusohoye ngo uri gufata amajwi kandi kuko ntayo wari uri gufata. Aho yakuriya nari nibasiwe ahubwo naratabaje. Abantu arimo nabishimye ngo baramwemeje. Yego ari benshi twari turi kumwe ntabo ngiye kuvuga. Yabo rero ubaha imisi. Yego. Okay, Jean Paul wa muntu utekereza ati nyamara Jean Paul arasubiramo. Ese guhinduka yari yakoze iki? Kubuza inda yica umugi. Kide yarabuze bafunga Jean Paul full stop. Okay. Ingona inzovu zararwanye. Wowe wabaye ibyatsi. Kuko iyo buriya presque dafatwa cyagihe urukiko rubitegetse ntabwo nari kujya amagerageza. Kandi nawe urabizi. Urukiko rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 muri iyo myaka 5 yakoze amezi 9 abuze bafunga Jean Paul. Buriya wongera iyo haza kuba haraho urukiko umuntu ajyamo ruruta rwa rundi rwisumbuye nari kurujyamo paka mbonye ubutabera. Nushaka kumenya ibyanjye nico kintu rero nushaka kumenya ibyanjye uzabaze judge wamburanishije witwa Shimiyimana Emmanuel ari yarafumuri mari mufunga ngo hariya oya ari mu Bwongereza. Icyo kintu none nuvuze nicyo kintu abantu bita bahera bavuga ati Jean Paul ntiyahindutse. None se ati Jean Paul kuki arafunzwe niba nasohotse mu yakivugiye ati gutezwe byararangiye wakurikira urubanza rwanjye. Yego kuva urutangiye kugera ruranga naburanye nemera ibyaha cyangwa naburanye mbihakana warahakana. None so umuntu waburanye hakana uragira ngo yemere n'urubanza rwaramaze kurangira kugira ngo bivemo iki? Ukuza ububi bwa gereza kuzigereza uburyo wenda ibimeze waje sukarinze ukivugira ati ngiye nta kibazo nifite ibintu bimeze n'Abanyarwanda ariko kurenzaho n'iby'Abanyarwanda aya mu Congolese
umunyambiriro urabwira. ntabwo uri umunyambiriri wa mugani wa Eric. Salamareko kuko uvuga mwari muzi ko nzaherayo. I am classic man. Ababivuze Yeah. utarapfuye yarahunze, utarahunze nawe arafunze. Abanyifurije ibibi. kandi si uwo bikora n'Imana. Oya. Kuko urukundo rw'Imana si urw'umwe. ubwo ba bashuti bawe rero abantu Hari bagufana ibintu numvishe ejo bundi bavuga ngo Yago yari yarabivuze ko Yago byabyimbye funze. Ni ibiki Yago yavuze bahuze n'ibyabaye kuri bajya. ngo yavuze ko Jihad azafungwa, avuga ko Sabata azagira amahoro, avuga aba Briane, ndavuga ko abantu yagiye avugaho. Okay. Mwirene niwe usigaye. Ubwo nuko Husetse ni izina ry'Imana. yego. Data Zuki nibyo ntinya kurahira gutyo. Ntabwo narize ko Saba afite ikibazo cy'ubumuga bw'ukuboko. Nako ni Sabe ni buvuze. Irene. Ejo bundi yaje kuri BTN. Kuko bajya bavuga nkigira ngo ni prank. we afite ikibazo cy'akaboko. None se yabaye proud. yigeze na mbere yuko tubivugaho, So kubivugaho ngewe. ni mu bintu bimubabaza n'umuntu bivugaho bino bintu. Icyo nicyo cya mbere. None se si bisanzwe. Bishobora kuba bituruka mu buryo byabaye wenda akaba atarabyakira. Yasobanuye ngo ko byabaye Yavutse ari muzima? Ego, byabaye akiri umwana kwa muganga. Niba Nina sima nyine n'impanuka yagize. niba ari Kibagabaga, niba ari ara ku Muhima, sinzi uburyo muganga ngo yamurangaranye gutyo. Nibyo ndi kuvuga. Dufite urugaga rw'abafite ubumuga mu Rwanda. Harimo umudepite, harimo ibiki, nta rwego twabonye umwanditsi w'urukiko ufite ubumuga bwo kutareba. Kiganiro nakoze mu message. Bamubonye televiziyo. Ntareba aravuga ati hari SMS ibirego biza online. Ngewe ko uyu munsi ifite ubumuga bw'amenyo ko ntavuga mbumbye umunwa. Ngese ko Buriya rero reka nkubwire. yego. Nta nubwo rero ntabwo nari nabigambiriye kubivugaho. Yego. Ni n'umujyama wanjye. Nemera uwo ndi we aho kuba mu uko ntari uko. Niba mvuga ngo ngiyewe naratunguwe nabibonye ejo bundi nabwo kandi nkeka yarakoze ikiganiro yabivugaho wari ukiri muri gereza. Oya ni bibi Imana. Yigeze kubivuga ariko bimutera ipfunwe ntago ajya ba proud yabyo. None se mva nkubwire atwara imodoka cyane, afite etage Norvège cyane, afite ravafo nziza itari nishinwa n'inkoreye cyane. Ni umusore ubayeho neza. Ni umusore umukobwa wese yashaka gutereta utamwangira. Pfunwe ry'iki? Hari ibyo kugira ngo ibituntu twawe. Kari umwana wivukiye mu Gatsata. Buriya ni umukristo n'umuburanama. Ababuranama urabazi? Ntabwo uzi idini riba igikondo kuri Mera ahantu gatera ahantu haba amakamyo yo kwa Gatera. Ntabwo nazi. Reba uri hafi kugera Rwandegisi. Yego. Waciye seje. Ntabwo uzi ibyo bananeza. Umusa ntabwo wazi hari aba mu rusengero rwitwa ababuranama. Buriya ntabwo uzi abantu bita ngo nabageni ba Kristo. Abageni ba Kristo. Ni umugeni. Ese buriya. Rero umugeni. None se ni nk'umufungwa umubyakazi yabwira umwana ngo se yagiye muri Amerika. Kera kabaye umwana akabimenya yabimenya ati ari ku ishuri. Papa se uri ku ishuri udataha bite? Ntabwo ngewe se ubu twajya mu cyiciro cy'abamwatatse se twabibura se. Niba muzi guturuka mu Gatsata kugira mu Abraham oya ni umwana uri aho usanzwe Imana yatunze inkoni nabe proud Imana. Ngewe nemera ko aba uriwe nawe wariwe. Ngewe fite umuti nasiga hano iyi bintu ikaba fresh. Ese kutawusiga Musige guteze niko Imana yabishatse. Uyu mubiri se biki turataka uyu mubiri wundi niki? Ese ubundi ukiraho uvuze imiti ndibuka ugifungurwa waravuze ko mu bantu uteganya yuko uzahura nawe bazanagufasha kwivuza neza harimo Mutesi Joris yari joke. Ni nkuko navuze ko Mugisha David afite urubanza rudahari. Bakajyayo koko ngo eringo ko tutababona mujyahe. Ntibanabishyize mu bwenge bavuga bati umuntu ashyikirizwa urukiko nyuma y'iminsi 5 yari itaragera. Oya 5 ya parike yari itaragera. Ni 5 ya parike yo kuregera urukiko ntiragera. Mugiye ku rukiko gukora iki? Wagerageje kumuhamagara? Inde se Joris? Naramuhamagaye. Ati iki nyine ntabwo yitaba. Ni classic. Ni classic woman. Ni classic woman. Kandi yifitiye mu Tanzania bameranye neza.
Jean Paul wagushimira usuhurize Shadibo na ari mu bantu banditse njya gupirikanwa. Shadibo yanditse ngo iki yanditse ngo iki se ko yari arimo gutabaza nawe yari gutabaza Shadibo nk'ubwo ko ari iminsi 730 yanjye nayinyunyuje watuje yanditse kwibasira yaranyibasiye ariko Kate yaramporeye yamuhaye ishyi ase bapfuye icyo ajya kumukubita ubwo ni abagabo bapfa gone se bari abasireye bapfike ubundi susebya Kate gute oya Kate n'urundi rwego ko ari umukobwa mwiza bigeze kumuvuga mu rukundo na Sadio Mane ariko barabeshyaga bamvuze no mu rukundo n'umukobwa wa president wa South Africa Ramaphosa umuhungu we mazanavuga n'uwangora Jean Paul akoze rero na wewe GB Rwanda iyo ndi mu rugo maze kureba nkundi neza mpitankora mani ibiganiro byawe bishyizeho mitambibona urakoze cyane hari amajwi yuriya mugore wari bameze agahemba avuga ngo arabizi mani muri Amerika ntiwakwica umuntu kuri ngo polisi ntikubona abari n'amakamera na ziriya kamera maze ni Kigali ziruzuye niba yaragonze Eric Ngabo tukabibona muri Amerika yamugongera nateba ni reaction kandi uriya muhungu ndashaka kureba ko Amerika yivanga muri politike z'ibihugu kugeza naho umuntu yakwicira umuntu mu gihugu yenda Amerika ikamushitura yego gusa nka Trump amuvuzeho twamurekurada yego ashobora kuba ati mu munyu Peter Iririnda umunyamategeko w'umunyamerika yafungiwe muri gereza ya Nyarugenge Amerika iramufunguza u Rwanda rwamurekuye ruvuga ko agiye kwivuza muri Amerika ariko ntiyagarutse ako kantu urakibuka urumva yagaruka ubundi niba uri mukuru Ingabire Victoire wamenye se ko urukiko rwemeye ubusabe bwe bwo kuburana inzitizi bwo kuburana ko afunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko azaburana ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026 isaa 3 z'igitondo update bose bazumvisha Jean Paul akoze cyane Imana guha umugisha ganira waje wakituminye uravuze uvuga n'akari murore iyo kandi ukunaniye iyo ni ahandi hose uramunanije ariko nabanje kubaza uyu mbwira ku mwanga shana ariko twari kubivuga burya ariko niba utamwanga ariko umwana yikomereze diruze muri Kenya yego no muri Sudan byose murakoze nitwa Jean Paul Nkundi neza kuri kamera ya mbere ni Mugisha Eric kuri kamera ya kabiri ni Rose aka Kiroso kamera ya gatatu ni Jean Paul Nkundi neza iya kane ni Big Man murakoze cyane Jean Paul our big WhatsApp man weekend bayiryoherwe yego bayiryoherwe ariko birinde ku munsi w'ejo barareba iki wawe ejo hari umuntu tuzakona ikiganiro mu gitondo ndibuje kureba yego ntarakumva neza sawa ibiganiro byacu ndubyo nakagaruka okay tekereza ngo uhaye diru y'ahantu wakura imodoka yo kugura cyangwa yo gukodesha kandi y'aba VIP. Aha ni muri Rugwiro Motors, twebwe tugurisha ndetse tukanakodesha imodoka. Ufite ubukwe, inama ndetse n'izindi eventi zikeneramo imodoka zo kugendamo, nibyo Rugwiro Motors arahari. Waruziko ufite kubukinga mbere cyangwa se ku munsi w'ibirori. Gwino tugwi imodoka ugendamo wisanzuye kandi ziri comfortable kuko mwaba muri kose muyigendamo kandi mwayisetinze uko mubishaka ku muziki mwiza uryoheye amatwi ndetse na big screen imwe imbere. Nimwinjire muri Rugwiro Motors. Umuranga mukuru ni nimero hamagara kuri 0782 47 47 73.